Dore impamvu 15 umugore wese waryamanye n'abagabo benshi aba ari amahitamo mabi ku mugabo uwo ari we wese wifuza gushinga urugo. Ndagira ngo tugiye kuvuga ku bintu by'ubwenge butuvugana. Inkuru yanjye maze imyaka 5 mfunguye urubuga rwa YouTube mbikoreye mwebwe. Mu myaka 5 dukora kinyamwuga ngo tubashe kungurana ubumenyi n'ibitekerezo mu bigezweho ku isi. Niyo mpamvu tumaze kuba abantu 35 birenga by'abadukurikira. Uratekereza ikitari cyo gihe cyiza ngo nawe winjire mu badukurikirana buri munsi? Niba usanzwe utarimo kora subscribe nonaha twikomereze. Turi mu Montagne Rwanda, we dream big and create changes. Turota byagutse tukazana impinduka hano ku isi twese hamwe. Ikaze mu muryango wo ukoze subscribe uyu munsi. Bantu banjye munyumve, ibi ntabwo ari ibyerekeye politike n'icengeza amatwara, uko ahubwo ni ukuri. Ahashizeho umugore ni ingenzi cyane. Nta mugabo n'umwe kuri iyi si ukwiye gushaka umugore w'umuteshamutwe ufite ibikomere by'amarangamutima cyangwa se wa mugore w'igikoresho gusa. Nta mugabo n'umwe ukwiye ibintu nk'ibyo kuko ntabwo mwatutse Imana. Nshuti zanjye nimwumve, niba uri umugabo ikintu ukeneye ni ukubaka umurage hano ku isi. Gusa ibyo byose bizagusaba kutajenjeka igihe uhitamo abantu bakuzenguruka, babandi wiyegereza, cyane cyane iyo tugeze ku bagore, igitsina gore. Reka tubyinjiremo. Ibintu by'ibintu biba ku bagabo cyangwa se ku mugabo uwo ari we wese wihereza gushakana n'umugore cyangwa se umukobwa waryamanye n'abantu benshi. Uyu mugore buri gihe akugereranya n'abandi bagabo benshi. Ibi ntabwo byita ngo uri mwiza gute. Azagushaka umunzani hamwe na babandi bose baranze ubuzima bwe bwashize cyangwa se bwahashize. Uko uzaba cyangwa se uko azaba yararyamanye n'abagabo benshi, ibi niko bizagenda bikubana bibi cyane. Uyu mugore, bene uyu mugore ubundi bamwita umugore byacanze cyangwa se wacanganyikiwe. Mu magambo meza, umugore utazi icyo ashaka mu by'ukuri. Buriya buri mugabo wese umugore akururanye nawe, usibye n'abagore no ku bagabo niko bimeze, uwo mugabo bakururanye cyangwa se uwo mugore wakuranye n'uwo mugabo amusigira ikimenyetso runaka mu buzima bwe. Umubabaro, ibyishimo, kutagubwa neza. Abasa naho ajagaraye nk'utagira icyerekezo, ndetse wakita ko nta gushikama no kwiyemeza bene aba bantu baba bafite. Uyu mugore biragoye ko wamuhaza mu byerekeye amabanga bashakanye. Azi ubwoko bwabo cyangwa se bwabo utabara. Ntawe uzigira umugira. Icyo bibyara ni ubuhemu no kutizerana. Uyu mugore biba bishoboka cyane ko yaba adashyitse. Buriya umubabaro aba yaragiye ahura nawo bitewe na buri mugabo usa naho urema ibikomere cyangwa se ibikomere bikomeye cyane, ndetse no kumva ko ubuzima bwe ahari butamuhiriye. Iki ni igisasu gikomeye cyane kurushako cyangwa se kuri mariage cyangwa se ku bantu bashakanye, aho ibintu bibera bibi. Uyu mugore abasa naho agikurana n'abagabo be bahashize. Hari impamvu nyinshi cyane umugore nk'uyu bashobora kwisanga muri ibi bintu wowe kenshi uzita ko ari ugucibwa inyuma cyangwa se ubuhemu. Yisanga muri kururukuru n'abagabo be bahashize bitewe no gushaka kujya kurangiza ibyo batarangizanyije, gushakisha ukwemerwa cyangwa se gukosora ibyo yakoze nabi mu gihe bari kumwe. Ibintu nk'ibyo aba bose baba bahanganira mu mwijima nawe umugore wawe cyangwa se wita ko ari uwawe. Bene uyu mugore ntabwo mwabana ngo bishoboke. Tekereza nawe icyo byagusaba kwiyambura byose mu bikomere buri musore cyangwa se buri mugabo mwaryamanyeho yagiye agutera. Umugabo uzaba ufite umugore nk'uyu nk'umugore we, munyumve neza, azaba afite ubusa yibwira ko afite umugore. nta kintu uzaba ufite.
njyewe nta kibazo mfitanye n'abagore, gusa tuvugisha ukuri, uyu mugore bene ubu bwoko bw'umugore n'abagabo ariko niko biba bimeze. N'abagabo biba bimeze gutyo, baba bafite ibikomere ndetse n'imitima iremerewe. Ibaze nawe inkundo cyangwa se ubwoko bw'inkundo runaka zibarirwa mu mibare myinshi cyangwa se mu magana aba yaragiye yishoramo ntizigende neza. Ibyo byose bisiga icyo twakwita nk'imyanda muri we cyangwa se kuri we. Ninde ukuraho akanasukura iyo myanda? Ni wowe muzashakara. Najya yibuka umuntu wamusambanyije wenda ni urugero aho ngaho, ariko akabikora amukoresha ibyo nabyibuka akarira, bizajya bisaba ko wamushatse umuhoza ayo marira, umuhumuriza ibikomere cyangwa se ibikomeye byose yagiye ahura nabyo yavanye kuri uwo mubare utagira ingano w'abantu baryamanye. Ni akazi kawe, ni wowe bizaba bireba. Uyu mugore biba bisa naho ari akanya gato gusa cyane kabura ubundi akagucika. Uyu mugore ibintu nibigukomerana azagucika rwose, azirukanka gusige. Ni umugore wa bisa naho kuguma hamwe ari ibintu bitari ibye, agutekereza nk'umugabo n'ubundi wagenda hakaza undi, cyane cyane ko bose bahuye bagiye hakaza wowe. Umugore wese wasashijwe no guhura n'abagabo benshi ndetse no kuryamana nabo ntabwo na rimwe kandi yabona agaciro k'ubunyangamugayo. Yizera kenshi ko hari ibindi byiza biba byishe ahantu runaka. Umugore nk'uyu kubwirwa amagambo meza kenshi rimwe na rimwe bamwe banamubeshya kuva ku bagabo batandukanye, bituma yumva asa naho ari umugore urenze cyangwa se ukaze. Atekereza ko isi hari byinshi mugomba. Ibyo ubunyangamugayo cyangwa se ibyo by'ubunyangamugayo wowe uzana uvuga ko bukuranga, wowe ntaho bizamukora rwose, ntacyo bivuze. Muri make uyu mugore aba ari indashima kenshi. Nta soni usanga bimuteye gusenya byose yari yaragezeho ngo yongere ahere bushyashya, atangire bundi bushyashya. Gusiga umugabo mwiza nkawe yirukanye udushimisha mubiri cyangwa se amaso duto cyane, ako ni akantu koroshye cyane kuri we rwose. Biba bisa naho ibintu nk'ibyo ntacyo bivuze imbere ye. Ikindi kintu abagabo batajya bamenya ni ukuntu umugore nk'uyu aba ari ikihebe, imico idashobotse. Bigaragara ko iyo umugore yagiye agira abagabo benshi yahuye nabo, arimo imico n'imyitwarire idashobotse. Nawe wigeze wumva umugore avuga ati ntacyo umugabo yaza ambwira, umugabo ni umwana wundi, n'andi magambo nk'ayo? Ibi nibyo ndimo kuvuga hano. Hari abagore babona urushako nk'igihembo aho kurubona nk'inshingano. Usanga yitaye cyane ku bukwe, amafoto yabwo, ibyo abantu bazavuga. Urabona nanjye ndashatse, ibintu nk'ibyo. Nyamara ntabwo ari uko nguko ibintu bikora. Umugore waryamanye n'abagabo benshi, umugabo waryamanye n'abagore benshi, bene aba bantu bakunda kugira ububata bwo guhuza ibitsina. Muri make ibintu biba ari bibiri: azagirira inzara ibyo utabasha kumuha, cyangwa se mu kimwe azarambirwa ibyo umuhereza byoroshye. Yego, ibintu uri gutekereza nibyo, bizaba byoroshye cyane ko yaguha divorce cyangwa se ko musesa urushako, gutandukana. Imibare ntabwo ibeshya, kuko ubushakashatsi butandukanye bwerekana ko uko umuntu aryamana n'abandi bantu benshi ari nako ikigero atandukanaho n'uwo bashakanye kiyongera. Nta soni bibatera. Urushako cyangwa se mariage ntabwo ari ikigo gifasha abatishoboye, ibyo tubyemeranyaho. Ni irage uba usiga ku isi. Ntabwo uri hano ku isi ngo urokore umuntu runaka hashize he haranzwe n'umwijima. Uri hano ngo wubake ubwami bwawe. Jya ubisuzuma nta mpuhwe na nkeya ushizemo. Ibaryigwa cyane byose wabishwe n'abantu. Ahashizeho umugore ni ikimenyetso cy'ahazaza hawe nawe uko hazagenda. Bibone ubirinde bitari byaza, cyangwa se uzishyura igiciro nyuma. Ibi nako bimeze ku bagabo. Imyitwarire irakonta ku mpande zombi. Kurikira Telemontagne Rwanda buri munsi. Telemontagne Rwanda ni igicumbi ukuraho ubumenyi, twese tukabana mwese tujijutse. Samuel Mugisha ni ukuba hafi muri urwo rugendo twatangije.
nizere ko wakoze subscribe